abantu banze kurya umubirizi ari umuti none bagiye kuwurya bazi ko ari ibiryo kandi ari ibintu bisharira. Abantu banze kurya umubirizi ngo bawurye ari umuti wo kubavura no kubakiza, bagiye bihe biraje bagiye kuwurya. Reka manure kano kantu sibyo, kamanure kano kantu mu gihe kigiye kuza abantu kwitwa yarigambaye kuri inde higambaniye ku batuye isi, ku batuye isi no kuri sa arangije akorera mu batuye isi. mbabwire kuntu yabigenje. Yafashe abantu uraza kuza kumva na shiza ubu butumwa bubohora. Abantu barimo barabubona bakabukeresa, abantu barimo barabubona bakumva ari ibintu bisanzwe. Abantu bagiye kujya mu gihe kizabwifuza apo nyine abantu barariba ngo tuzabaho no mu rupfu, ariko bafunga insengero induru zikavuga, ariko ubwo zabaho mu rupfu gute? Ikintu giteye ubwoba umuntu n'umwe uvuga ati ngewe sinari navunika ariko nitoze gucumbagira. Umuntu n'umwe wari witoza abari kugenda avuga ati ariko nshobora kuzavunika ariko nitoze gucumbagira. Iyo uvunitse imvune ni kwigisha uko ucumbagira. None niba wafunze isengero uzabaho no mu ruhaha, nta muntu n'umwe ujya uvunika ngo yige kuracumbagira, imvune kwigisha kuntu ucumbagira. Mwasenza ariko rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose. Birindwa Imana ishimwe. Tarasira tarangosha wowe nibyo warahamagawe turabyemeye. Neho ngo Yesu ari ku ngoma ngo ariko ngo ubundi ngo kukinga abantu ngo batuzaniye ngo Imana ngo yahandi hantu ngo yo muri Isiraheli, ariko n'Imana ibera hose icyarimwe. Abantu bari uri kubyumva ngo Imana y'u Rwanda nibyo ihorana natwe, ariko n'Imana ibera hose icyarimwe. Ndakubwiye ngo umusazi wundi atera agahinda, ariko wawe nako atera ibyishimo, nako wawe atera agahinda. Nimba koko twarahamagawe, nimba ari Imana dukorera nimureke twerure. Niba twarahamagawe koko nimba ari Imana dukorera nimureke twerure. Reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Dushimiye Imana ko yabanye natwe kandi yarakoze kuturinda cyane. Ndi kumwe na Prophet n'umuhanuzi yitwa Kanyamahanga. Rero akunda kuba muri no shyamba cyane, nimba ari bya bindi wenda rya zina ryamwokamye abanyamahanga. None ndi Kanyeshyamba. Kanyamahanga na Kanyeshyamba mbarumva bijya gusa. Oya sagenda. Kubera usanga n'ubundi abanyamahanga cyangwa se abantu bagiye mu mahanga bakavukira mu mahanga si iwabo. Iyo atari iwabo rero kurya n'igihe banabirukana bakaba mu mashyamba. Bakaba mu mashyamba. Ariko birahubwo nuko tuba twibereye mu gihe cyo kwiyamagarira Imana kugira ngo ibane natwe. Uzi nk'abanyekongo babaye inyeshyamba. Hagarika ari bose. Hagari bose. Harimo n'abayeho neza. Ntabwo mbizi kubera ko simba yo. Igihugu kirimo intambara mwana ni hatari. Hagarika iri mu gihugu cyose. Numvishe ari uduce kuduce, ariko ngiye ibintu bya politike sinjya mbimenya. Yamenye ibintu by'amakuru y'ijuru. Ariko niho bajya se wavukiye. Urabizi neza kubera ko wumvishemo Kanyamahanga se wumvishemo Kanyamakongo. Wavukiye muri Kongo mwana. Nari kumwe nawe. Yego mwana uzumeze utese. Ndaho ndashima Imana. Yes, dutangiye ikiganiro tuganira tuvuga iby'inzira y'umusaraba umuntu aba yaraciyemo. N'ubuzima bw'abantu abantu. Ubundi Kanyamahanga ni muntu ki yavutse ate? Kanyamahanga rero ni umusore wavutse bigoranye, akurira mu buzima bugoranye, ariko kubera ubuntu umuririmbyi yaravuze ngo Mana itareba uburanga ntirebe igihagararo, akongiye kuvuga niko gakomeye ngo ntureba aho umuntu yavutse nzajya ngukorera. Kanyamahanga rero Imana yamutoranyije itarebye ahantu yavutse. Ubwo ni ubuhamya burebure. Abantu niba dusaba ko tuzatanga n'ubuhamya tuzabuha po. Tuzaburambura tuba tuvuze mu ncamake, ariko turavuze ngo Imana itareba uburanga ntirebe igihagararo, ntireba aho umuntu avuka. Umwe yaravuze ngo yabitewe n'iki kunkunda, yabitewe n'iki kuncungura, njyewe ubwanjye ko nari ndi umuntu mubi. Paul njyewe nigeze ku rwego nari ndi umuntu mubi, ubu gutyo ndeba nabaye umuntu mubi kujya ku rwego nanjye nega nireba mu muntu mubi. Se nk'icyaha wakoze gikomeye nk'iki? Yakoze gikomeye ahubwo ntari cyo nakoze cyoroshye.
ntacyo nakoze cyoroshye. tuzabiganira ariko nta nicyo nakoze cyoroshye. turimo turavuga Yesu. Reka tuzapanga undi munsi, ariko abantu babitubwire muri comment ntacyo. Niba bakeneye n'ubuhamya tuzabubahe, kuko n'urugendo rurerure. Nanjye ari nyambutekerezo ngo ngo cyakora Yesu warakoze. Umuririmbyi aravanga aramfata arankomeza. Yesu niwe umpagije. Amen. Yesu ni mwiza. Yesu araryoshye. Uko byagenda kose hari ibyo Yesu yagiye akora, kuko uyu munsi nawe urabasha kwigura telefone nziza, urabasha kwigura ishati nziza. Abantu bicaye hano nabonye ari benshi cyane, n'ubu komeze muturize muri Kristo, mwumve umukozi w'Imana uburyo ari kutubwira Imana neza. Yewe wenda reka mbanze mvuge kino kintu. Abantu wenda ntago byemewe no gusengera mu butayu, ariko mbona bakoranyije abagabo hano, bakoranyije abagore hano, musenga. Ase muba mubona batazabafunga. Ubusanzwe ni iki kintu cyemewe? Iki cyemewe mu Rwanda se? Oya, ntago ari umvuze. Ndakobaje ngo ni iki cyemewe mu bijyanye n'iki? Mu bijyanye we icyo umbwira ati ikintu niyo shaka mu buzima busanzwe, yabe mu isi y'umwuka, cyo cyemewe n'igi. Nyine hari ibyemewe, abantu barabizi. Reka twivugire we namujyanye. Reka tugiye mu gusenga. Yaravuze ngo yewe gamono w'ijuru dore isi iraduhenda, iraduhisha ububi bwayo kugira ngo utazayigwamo, iragutembereza mu butindi. Dukwiye gusenga. Yego, dukwiye gusenga. Wenda turi mu bihe byiza muri ibi bintu byo gusenga cyane, sibyo? Ubu gusenga ntibyoroshye mu Rwanda, tuvugisha ukuri. Ariko Paul, ubutaha nabivuzeho, gusenga nibyo bintu byoroshye bihari. Gute se? Ahubwo hari amacaca afunze. None se Paul, twe dusengera mu nsengero, ubu se hano ko tuhari ntidusenze? Uretse ko tugiriwe n'ubuntu ukaba nawe wari uhari, tukavuga ngo reka duhite dukora n'ikiganiro. Wowe ntidusenze? Ese ubu umuntu duteze amatwi we, ubu ntitugiye gusenga? Nyine birumvikana. None se bigoye gute? Mbere impamvu banga biragoye, sibyo? Kera umuntu yabyukaga mu gitondo, akajya gukora urugo, akabyuka afite inzozi Imana imweretse, imucishijemo, bati reba bino bintu, bwacye agahita ajya mu rusengero akabwira abantu. Insengero zaragabanutse, n'ubuhanuzi bwaragabanutse. Ese ubutaha njyewe nawe nakubwiye ko ngo mwibuke ko imibiri yanyu ari insengero nziza z'umwuka wera. Rero ikintu hagaze nyine amadini rirakomeje. Gahunda yo kujya mu ijuru igize gutirakomeje. Yego. Niyo mpamvu ngiye kuganira n'abantu. Ariko reka nsome rino jambo po. Tuhite turiganiriramo. Dusome mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani. Ni cy'umugabo bita Salomo. Turasoma 18. 18. Nze ndebe ahantu dusoma kuko ndi kumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga po. Mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Urumva kuva mu gitondo bwiriza abantu muri no shyamba. Po waretse reka nsome hano ibice byaho 4. Some umurongo wa 23. Tari kibazo? Nta kibazo. Bibiri ivuze ngo ikiravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Yego. Amen. Ko Bibiri yivuze. Paul, yego, wowe nanjye n'undi duteze amatwi dukwiye kurinda umutima wacu kuruta ibindi bintu byose birindwa. Abantu bo muri ino si bajya bafata ubutunzi bafite bakabujyana mu mabanki. Yego. Aho hantu bagashyiraho n'imbunda. Ariko abantu ntabwo bajya bibuka gushyira imbunda ku ijambo bamize ry'Imana. Yego. Ahubwo babyumvira ahangaha bikinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Yego. Imana yigize kumbwira kambivuge. Irambwira ngo nzabaze abasore mbaze n'abakobwa. Mbabaze ngo mbabwire ngo isi nuko yari itwifuza. Ariko ntabwo mvuze ngewe, wowe ubwawe wishyiremo. Ariko ntabwo ariko Imana yari gushaka. Isi yifuzaga kukubona, kubona abakobwa badahamanye no gushaka kw'Imana. Ariko Imana yo siko yifuzaga umuntu. Yifuzaga kubona umuntu akora imirimo myiza ishimwa n'Imana. Imana yifuzaga kubona abapapa bashimwa n'Imana. Ntabwo yifuzaga kubona abagabo bakubisa abagore. Yego. Iravuze ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Imana yari ifite umugambi wo kubona abashumba baragira intama bakazigeza mu rwuri. Ntabwo yari ifite gahunda yo kubona abashumba basambanya intama. Yego. Isi ariko yari yiteze kubabona. Subwo nabyumvishe po. Ndabyumva neza. Isi abatureba bari biteze kutubona mu ishusho y'ikibi.
ariko ntabwo ariko Imana yari itwiteze. Yari yiteze kubwo yari imaze gutanga umwana wayo ariho tuzabonera gukira, ariko tuzabonera amahoro. Ariko abantu sibo bari biteze, abantu bo biteze nyine uko. Ariko biratubwiye ngo urinde umutima wawe, mahanga ndinde umutima wanjye, Paul arinde umutima wawe kurusha ibindi byose, kuko aho ngaho ariko iby'ubugingo bigira gute bikomoka, ni naho bibikwa. Yego. Paul reba ibihugu byateye imbere, yego, biragoye kubona ahantu hari ubutunzi bwaho hatarinzwe. Ariko biratangaje kubona umuntu muri no minsi atarinda ahantu hari ubutunzi. yego, biragoye. Biragoye kubona umuntu atazirikana ngo arinde umusaraba wa Yesu. Yego. Ahubwo akirindira. Si yari yiteze kubona abantu po bameze batyo. Yari yiteze kubabona, ariko ntacyo, reka twikomereze kuko ndashaka ko tuganira n'abantu. Ngicyama nkarurangiza amahoro, urugendo natangiye nkarurangiza amahoro, Imana izaduhe kurusoza amahoro. Nukuri Paul, reka nkubwire kano kantu. Satani yagambaniye igitorero, arigambanira akoresheje amayeri akomeye. Yarigambaniye kuri inde? Yigambaniye ku batuye isi, no kuri sa, arangije akorera mu batuye isi. Mbabwire kuntu yabigenje. Yafashe abantu, uraza kuza kumva niyerekwa nagize. Imana inyereka abantu, hari ibintu byadutse. Yego. Uzabyumva ngo hari Imana y'u Rwanda. Ubwo iyo Mana y'u Rwanda si Imana y'isi yose. Ubwo n'uburyo Satani yazanye, n'amayeri Satani. Itorero ryagambaniye Imana, idini, insengero zagambaniye Imana, ariko Imana itugirire neza. Uzasanga abantu hari utuntu bazanye, none turiho kubw'ubuntu. Ayo ni amayeri Satani. Nabonye ikuzimu bahagurukana intwaro zo kurwanya abakozi b'Imana, zo kurwanya umurimo w'Imana. Harimo izo ngizo ngo noneho ngo reka ngo mbikore, ngaracyari ku ntebe y'imbabazi. Iko niki isi yari kwiteza. Mbona abantu po usibimbi, reka ibimbihanure. Kambihanure po. Bihanuye mbere y'abandi bantu. Reba ubu butumwa bwiza bukiza, abantu barimo barakereza. Ubu butumwa bukiza, abantu barimo barakereza. Sinzi ngo ni ryari, ariko si kera abantu bazabwifuza, bazabubura. Kuri muvuga ibintu bikomeye. Reka mbigusubiriremo. Ubu butumwa bukiza, ubutumwa bubohora, abantu barimo barabubona bakabukereza. Abantu barimo barabubona bakumva ari ibintu bisanzwe. Abantu bagiye kujya mu gihe kizabwifuza. Reka nguhe urugero. Aba bagabo bagendanye n'uyu mugabo bita Yesu, barabanye ngo abaha imigati, amaze gupfa bashonje barongera barayifuza. Amaze gupfa yahagije abantu 5,000, bo babibonye babona imigati ni ibintu bisanzwe. Ariko amaze kubakurwaho barongera barabyifuza. Bari kubihabwa nande se? Petero ntabwo yari abishoboye. Amaze kuzuka yagiye mu ijuru, yagiye kwase mu ijuru, barasigara bari kurwaniza intambara turi kurwana zo kubuza ngo uyu munsi ndariye mu gitondo ko nimwe bashobora kutarya. Kandi yajyaga bahaza batakoze biriwe basenga. Yego. Abari 5,000 akabaha. Paul shamana we. Gusa ikintu ngiye kukubwira cyo, ibi byo mbihanuye bitari byabo. Ubu butumwa bwiza abantu barimo barakereza. Ubu ngubu abantu ukamubwira ngo noneho ngo Yesu ari ku ngoma, ngo ariko ngo ubu ni ngo kukinga abantu ngo batuzaniye ngo Imana ngo yahandi hantu, ngo yo muri Isiraheli, ariko ni Imana ibera hose icyarimwe. Abantu bari uri kubyumva ngo Imana y'u Rwanda nibyo ihorana natwe, ariko ni Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo ari Imana y'Abanyarwanda gusa, ni Imana y'abantu bose. Rero nimara kuba Imana y'Abanyarwanda gusa, iraba atari Imana y'abantu bose. Yego. Kankomeze nivugire kano kantu. Ndi kukubwira ngo rero tugeze mu gihe abantu bakeneye Imana. Tugeze mu gihe abantu bakwiye kumva ukuri. Tugeze mu gihe abantu bakwiye kugenda uko Imana ishaka, ntibagenda uko bashaka. Umuririmbyi ejo bundi yaravuze ngo turi abasirikare beza. Mujya mubiririmba natwe tukabiririmba. Twogejwe mu maraso umwami wacu, poko wiraririye Kristo, nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite halatarasirangala
dukomeze gushyire rekera aho ngaho urakumvisha akantu uvuze uravuze ngo turi abasirikare beze bogejwe mu maraso ngo no mu bihe bikomeye tuzabaho no mu rupfu ko mbona shayi inzara itera abantu induru zikavuga ko mbona insengero bazisenya ko insengero bazifunga abantu bagasakuza Paul nimba uvuze ngo tuzabaho no mu rupfu none nimba bafunze amadini ugasakuza uzabaho mu rupfu apo nyine abantu bararirimba ngo tuzabaho no mu rupfu ariko bafunga insengero induru zikavuga ariko ubwo uzabaho mu rupfu gute ikintu giteye ubwoba none se kuvuga bagukubita kandi uri kuririmba ngo uzabaho no mu rupfu ariko Paul kamvuga kano karo kandi ndumva mfite utuntu twinshi nshaka kuganiraho ubundi kuva we wakitwa wowe wari wabona umuntu n'umwe uvuga ati njyewe sinari navunika ariko nitoze gucumbagira umuntu n'umwe wari witoza abari kugenda avuga ati ariko nshobora kuzavunika ariko nitoze gucumbagira iyo uvunitse imvune ni kwigisha uko ucumbagira none niba wafunze isengero uzabaho no mu ruhaha nta muntu n'umwe ujya uvunika ngo yige kuracumbagira imvune kwigisha ukuntu ucumbagira mwasenze ariko rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa Imana ishimwe tarasira talangosha wowe nibyo warahamagawe turabyemeye ariko se Paul nimba umuntu yarahamagawe agasigwa akimikwa none akaba azabaho no mu rupfu none ikibazo giteye ubwoba reka ngikubwira bagafunga insengero ukavuga ati none ibya Bibiliya birarangiye none nimba birangiye reka nigire mu biriya yego ubwo uzabaho no mu rupfu nyamara abantu bazabona abantu wowe uzabaho no mu rupfu wowe nimba uzabaho no mu rupfu none nimba koko uririmba ngo uzabaho no mu rupfu kuki kurinda ibyo bintu bikunaniye kuki bikunaniye ibyo bintu uririmba uri kwirarira Imana ibababarire Imana ibababarire insengero bazifunze bakarira ngo naburaye ntabwo uzabaho no mu rupfu intege zawe ni nkeya usenga ni mu mutima byihorere po utana nakavuzeho ndavuga ngo biragoye kubona Mana umusirikare urimo urarya ikigori ku muhanda cyangwa avoka cyangwa amandazi ariko abakongomani barabikora reka ntangariza abakristo kano kantu yego kankabatangariza umusazi wundi atera ibyishimo ariko wawe atera agahinda tuzabaho no mu rupfu umusazi wundi atera ibyishimo ariko wawe atera agahinda ndakubwiye ngo umusazi wundi yego atera agahinda ariko wawe nako atera ibyishimo wawe atera agahinda nimba koko twarahamagawe nimba ari Imana dukorera nimureke twerure niba twarahamagawe koko nimba ari Imana dukorera nimureke twerure nimba ari Imana dukorera mureke dukora ibyo dusabwa gukora ariko murinde ibintu byose kurusha turinde agakiza twahawe nimba koko insengero bazifunze uretse n'insengero nimba ari ikindi kintu kibaye rinda icyo wamenye vuga ati njyewe ndi umusirikare wa Yesu wogejwe mu maraso kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no muki no mu rupfu Imana ikomeze iduhana umugisha Imana ishimwe urabyumvise po ndabyumva neza no umugisha mwinshi abantu bagize wo kumva ubutumwa nk'ubu ngubu bukomeye cyane po abantu banze kurya umubirizi ari umuti none bagiye kuburya bazi ko ari ibiryo kandi ari ibintu bisharira abantu banze kurya umubirizi ngo bawurye ari umuti wo kubavura no kubakiza bagiye bihe biraje bagiye kuburya reka manure kano kantu sibyo kamanure kano kantu mu gihe kigiye kuza abantu kwitwa ngo uri umwadeperi kwitwa ko guno umuntu ajya hano ngo ngewe ngo idini ryanjye na ADPR ku buryo umuntu azajya kubivuga akagira isoni bikabikizira simbikubwiye ku buryo nta muntu uzabwiye ngo umuntu uzavuga ngo ni umwadeperi akubwiye ngo hoya umuntu bita Petero ngo baramubaza ngo uramugabo uramuza aravuga ati hafi abantu bagiye kwiyakana idini babamo abantu bagiye kwiyakana idini bagize gute barimo abantu bagiye kwiyakana idini bagize gute nabihanuye mbihanuye bitari byabo ariko abantu bagiye gutinya kuvuga ko
ntacyo twakomeje ariko dukwiye kuba abasirikare beza arata bogejwe mu maraso kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo turinde ibintu byose niko imigani yavuze kubirindwa turinde imitima yacu turinde agakiza turinde itaranto twahawe kugeza ubwo umwami agiye kuza. Urimo uravuga ibintu bikomeye cyane ubu munsi ndi kuvuga kandi uri kuvugira mu migani nka Yesu. Niko Imana yakubwiye cyangwa kumbumva ibintu bikaze cyane. Ari akantu uvuze mu kanya avuga ngo abantu banze kurya umubirizi ari umuti icyo gihe barwaye ariko ubagiye kuwurya noneho batarwaye ariko bibeshye ko ari ibiryo. Bivuze ngo rero ntibyoroshye mu bihe biri imbere. Sepo ugira ngo abantu ntibanze kwakira ibintu bikiza bakaba bagiye kubishaka ahantu babikura bakahabura. Abantu banze kwivomera amazi ariko po reka mvuge bino bintu. Ntabwo umuntu ugukunda yabura ikintu aguha. Hari ibimenyetso biranga umuntu ugukunda nshuti yanyu udukurikiye. Hari ibimenyetso biranga umuntu ugukunda. Icyambere umuntu ugukunda aragusura. Uwo bita Yesu yabyo birungiye kuvuga nkahita nsoza. Uyu muntu bita Yesu Bibiliya ivuga ngo ko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Uyu muntu bita Yesu ubwo yaramaze kugera ku isi yagize inshuti ye yakundaga bita Lazaro. Umunsi ajya kumuzura iwabo ntabwo yagiye ayoboza. Umuntu ugukunda rimwe aragusura. Icyo ni kimwe. Umuntu ugukunda aragusengera. Kabiri umuntu ugukunda araguha. Umuntu ugukunda araguha. Rero nshuti yanjye mwene data nubona uwo muntu mubanye nyine mubanye gutya uzamenye ko uwo muntu atagukunda uzamenye ko uwo muntu ataba hafi yawe. Ariko twibereye ku ijambo rivuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birimo kuko ibyo bugingo ariho bibika. Tugiye no gusoza dusenge kugira ngo abantu bakomeze kuryoherwa ndetse n'abantu uramutse ushaka no kugira icyo utwunganiraho ku buryo bwa komenti kugira ngo duhe abantu umwanya baganire natwe muri komenti kugira ngo butaha niduhabwa umugisha n'Imana tuzabone n'icyo tuganira nabo. Yego. Rero abantu welcome muri komenti uko ubyumva pe aba ariko biganira ariko rinda umutima wawe kuruta ibintu byose bigize gute birindwa. Tugiye gusenga. Uri Imana ikiranuka muri byose, uri umukozi w'umuhanga, turi mu bihe bigoye Pawulo yavuze. Ariko ni wowe ubwawe wavuze ngo abantu bahura bazi kandi urukuta rwawe rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu be. Higa ibihiga abantu rwanye bibarwanya. Tugushimiye yuko utatumye abanzi bacu mu mwaka wa 2025 bavugiriza impundu kunesha. Nubwo ibyarwanyaga abantu byari bishe, nubwo intambara zari nyinshi, nubwo ibigeragezo byari byinshi, ariko mu kwezi kwa mbere kwashize twabonye neza yawe. None twasoje umwaka dutangiye uwundi. Twongere tubone neza yawe. Uturinde, urinde ubugingo bwacu, urinde agakiza kacu, maze utwegere natwe tukwegere kuruta uko imyambaro twambaye twegereye. Hira intambuko z'ibirenge byacu, nidukomeza kuba mu gakiza kawe izina ryawe rizakomeze guhabwa icyubahiro mu banyamahanga kandi rizakomeze rihindura abantu benshi uko tugenda nuko duteye, ariko kuzabasha gusakaza urumuri ndetse n'ubutumwa bwiza muri bagenzi bacu. Tugushimiye umuteguro wawe mwiza, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Hira intoki z'ibiganza byacu, uhire intambuko z'ibirenge byacu, maze buri muntu wese ubashe kudukurikirana ubashe kumuha umugisha. Buri muntu wese akubone nk'Imana kandi buri muntu wese umwiyereke uko umuntu agushaka ariko ubasha kumutabara. Bisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shalom shalom. Turabakunda. Iguha umugisha mwinshi cyane n'abantu badukurikiye Imana ibaha umugisha. Yego. Kandi abari mu Rwanda n'abari hanze abantu bose dufasha gusharinga ibiganiro byacu kandi bakora subscribe. Reka nkubwire, nuramuka wumvisha akantu keza si ngombwa kuzakihererana, uzakabwire bagenzi bawe. Nuramuka wumvishije amakuru yuko abantu bari gutanga amafaranga ntuzabigumane, uzabwire na mugenzi wawe agenda abonaho. Nuramuka wumvisha ahantu bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bukiza, ntuzabugumane, uzabusangize na mugenzi wawe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'abamare mu bantu benshi. Rero comment, share, ugakanda no kora ukazogera ukavuga ngo dushyigikiye umuvandimwe, ubwo bayita subscribe. Ubu duteye inkunga ku buryo bukomeye, ubutumwa bukamamara ku isi hose kandi izina ry'Imana rikamamara. Imana iguha umugisha wowe ubitekereje kandi ukabikora, habwa umugisha n'Imana. Sinzi niba aricyo wagaririza abantu tugasoza. Yego. Icyo nababwira cyo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byandiko kujijuka. Ni amagambo yo yavuze mu bice ni bingahe 28. Yego, hafi aho. Hanyuma bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu. Reka mbabwire kano nisoreze. Yego. Ibintu ise tubikiye isi
Imana itubikiye ibirenzeho. Bwira mugenzi wawe ngo ibintu isi kubikiye, iby'Imana ikubikiye ni byinshi kurutaho. Imana ibaha umugisha.